Ndi papa Sava. natwe twaranakubyumva abashoboye barimoyeshwe komera kandi wihangane. Shaka none se ababashe pe kandi agiye yari afite imishinga cyane akiri umwana ndetse urabona dafite adapfaka yarabibona. Amatente umuntu yakura hehe? Amatente shasi kereka rero ubajije papa Sava wenda buriya yanabimenya ariko njyewe naherukaga mveze avuga ngo tente uzi Umva usangira bari ababyeyi. Bravo. Komera gitari. uraho muraho. Pole. 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 None se Umva David. yego nyiragita none se ikakanu ndagakorana Genda muyeranje gitari imbabanira te. Barataye n'umutwe. Pole. Komera. Yanga. yewe David Yanga. harya ngo icyuma wagishyize Maze wa Mungu we wanya. ndamenya se ariho none Niko. Kandi se bakugezeho? Arabari mu gikari. Mu gikari. Arabakugezeho. Abandi bari mu gikari. Ariko yangane Pole. Yangane. Sibyo? Yangane. Umura turahari ubwo nyine nta kundi. Ese wagira ute? Pole. Bizagenda. Oya nk'umura turahari. Nuko bimeze nyine ubwo urumva bizamo kugira. Agenda dateguye. Sinzi ngezeho ndebe. Pole.
mugeze hehe zamuka ruguru yego ugahanda k'ibumoso komera muzehe ni aho ngaho tudafora Asho twabimenye dutinze no kwihangana ugakomera kabisa. Abavandimwe se ko nyine ariko biba bimeze. Murambo se bawujyanye muri morgue cyangwa uracyari? Wapura cyari hano. Cyari hano kabisa. Umuvandimwe aducitse rwose. Ariko ihangane sinakubwiye ngo komera b'umugabo. Dafi. biragoye kubura umugabo uze koko Dafi komera Dafi komera no. Wowe wagakomeye imbere gusa nunegeka rutyo biraza kugenda bite. Ihangane nyine nta kumva. ino nawe mukwere ku musozi Ari hano muri salo. Dafi komera. Shapoli. Ntabwo nkumva neza ubwo se urana atariraza ariko geneho ndi ndaragiye sawa ntabwo nkumva neza ngiye soma message ngiye kukohereza Shapole kabisa Shamuvandi rero shaba Ndomewe kubona kirimbuza adahumeka biratangaje. Bishaka se ko yagenda cyangwa none se Dafi ntabundi ntabwo yatatse mu nda nta mutwe naki yaryamye Komera nsabima. Shano kwihangana pe nanjye inkuru mbi yangezeho byoroshye usanga ntabwo ari ibintu byoroshye kwibagirwa nk'uko muri kumwe none rero ikintu kinatangaje uretse Imana twavuganaga nimugoroba umuvandimwe urumva mbwira ati ngiye kureba umupira niyumvayo mfite akantu k'isafari kihutirwa ati ndazinduka nanjye yamvugishije reka nanjye yamvugishije ari kumbwira ko agiye kureba umupira ariko ategereje ko diaspora ayo masaje twari kumwe Nanjye duherukana ambwira ngo murazeho imodoka. Ntabikoze rwose nibwo duherukana. Twavuganye imodoka nyimurazaho rwose ku gihe twavuganye ndayimuzanira. Muha n'amafaranga pe. Nta nayabonye munywera namunywereye n'igice cya furutanga. yego umubiri yarapfuye nyine umuntu arega buriya ni nk'ishashi ibyo nababwira turimo neza uretse gato tubanze turebe gusa haje n'ibyo autobus data we kadegede ndakumva ukaza umuntu asiga umubiri koko ndabyemeye iyo dushaka tujye twirira hakiri kare wagira ute se wa muntu Dafi komera. none se Dafi wowe yageze mu masangazi hanyuma saa moya hafi saa moya n'igice saa moya n'igice mbese yaje ataka nuko byagenze yaje ataka abanyaje ari muzima ari muzima mbona ari muzima urumva ko ntegura ameza ararya arambwira ati shyira amazi muri dushe nkarabe ushyira amazi muri dushe arakaraba reka ndebe uko bimeze turarya tujya kuryama nuko nabyumvishe bigeze nka saa sita z'ijoro numva umuntu ari kuniha saa sita z'ijoro mwiriwe komera ndemba mukomere kandi mukomeze kwihangana wagira ute se wa muntu Nibyo natwe twumiwe.
Komera cyane. yasa amarozi Eh? hari abantu barebaho Burya ibyo nyine kuba yakukubita ibifuterano ewa ihangane niko bigenda. ariko uzi gupfusha umugabo utanamurwaje ngo umenye ko warwaje umugabo wawe uvuga uti ndamurwaje biranze nta ndwara nzima nimwe uvuga ngo arwaye ino ndwara nta za zindi zica vuba ngo imitima guza Je rero numvishe iyi nkuru rwose nyumvishe nari nanagiye. reka Nyumvishe sinahengeze hepfo kwa Stefano manutse ngiye. Sinzi ukuntu ariko nkaba nabonye message ya Dafi avuga ati twagize ibyago sinayitaho pe. Sinzi ukuntu mpuye na wa mugore wahatunge wahatunge ati ese turimo urajya he ati ese ntabwo uri butabare ntabare iki se kandi ati ntabwo uzi ibyabaye nuko arantekerereza numva umugongo uraturitse numva uracitse numva mbuze icyerekezo ndazungera ndabanza ngira ntari igiti cy'avoka cyari kiri iruhande ndagifata ndabanza ndiyumvira numva ubwenge buragarutse Ndababereye ikoze nonza pe. nuko mwavuga ngo nubure byarangiye bushinyagura njye n'ubu ntabwo je kirimbuza ari mu bantu bagiye na bambabaje aramemukiye erega ngiye Ndemba kapira tera akajisho natwe ngo ni wa muntu kirimbuza ukuntu wakwakana amemukenge urupfu rwe urumva ukuntu urupfu rwa kirimbuza rumemukiye twari dufitanye gahunda ikomeye umushinga mwiza ibintu twari tumaze hafi amezi 5 twubaka ari ubiyoboye buriya kirimbuza akagira ibitekerezo kirimbuza akaba umuntu w'umugabo w'inyangamuntu Yari imfura. apfuye mu buryo numva rwose atari bwo yari kugenda uri kuvuga gutyo none ntiyanarwaye Nabanje kugira ngo akubise imodoka hasi ndavuga ese. Imana imuheruka reka ngo yaje araryama ngo byuka Kandi yanariye nyine wumva ko yaryamye amaze no kurya. kirimbuza rwose barayaje urumva njyewe rega twaherukanaga ejo bundi wiboneye se nawe ndi ariko se koko ubu se uru rupfu turarwita iki koko oya none ukuntu mwahuranyije amarabira uru rupfu turarwita iki byarangiye dandana oya noneho rwose umva uzi ko mu cyumweru cyashize urumva yarambwiye ati hari ahantu gutya na gutya benda gutanga isoko turagenda turapiganwa rwose ahubwo twari buzatangire ejo bundi reka ariko urumva nyine urabizi ko kirimbuzi yari umunyabwenge yaranyanikiriye mu masoko yaragutsinze arantsinda isoko araritsindira ariko arangije arambwira ati kubera ko mfite akazi kenshi nshobora kuzagira impamvu zishobora kuzatuma unsimbura kubera ko ariwe uyu mugabo yiriwe hano ejo kereka twari kumwe mbere yuko ajya ku mupira mu kagoroba ari muzima yagiye mu mupira bamurogeye kuri match se oya reka uru ntabwo ari urupfu rusanzwe uru ntabwo ari urupfu rusanzwe ariko nanone yagiye ubwo se twajya mu byawe tugatakaza ibi ni byo bya bindi bita urupfu rudasanzwe rumwe rutunguranye ariko se digite kuyigirira agapeti buriya ntabwo bashobora kuba bamuhumanyirije mu byo kurya yaryaga mu tubari muzabaze kirimbuzi igihe twabaga turi kumwe ku gasantere akicara akavuga ati niba ari akawunga ngatane tugasangira n'umugore n'abana niba ari n'indagara ati n'isamake wayimuguriraga mu kabari akavuga atoya sindira abana kuzi yageze hano kirimbuzi yaryaga ageze hano yariye ngo yamugaburiye yaje mbona ari muzima afite imbaraga ubona nta kibazo na kimwe afite aransuhuza bisanzwe rwose nk'umudamu yishimiye mushyirira amazi muri dushe arakaraba umugabo ntegura ameza ararya tujya kuryama bigeze nko mu ma saa sita hafi n'igice numva araniha ati ataga mu nda siwumva mbere yuko ibyo byose biba mukigera ku buriri wigeze wumva se nibura hari ukuntu nyine agenda cyane bya hato na hato oya si icyo nshatse kubaza wenda nk'umugabo wenda
nk'umugabo uko bisanzwe yagira nk'ikintu ubona ashaka nko mu masambiri byagiritse pe biranagira byagiritse rwose turagira ariko yapfuye yanagize yagize ariko bigeze nko mu masaa 8 saa 7 navuze se uyu muntu ko ari gutaka mu nda ese ni bya bindi yariye ni ibyo yariye aho yagiye ese ni igifu yagusezera natumye umwana yagusezeraga umuntu wa serikeye ngo yakubuze yavugishe kuri telefone yagusezeraga akira none se umuntu wanagize shaje murimo kubitwara rero bati mugabanye ibintu byo kugaragaza gutuma dushobora gukora raporo birabinuza ko bamujyana mu butose bagasanga uburyo babajyanwa nande se ntitutabyemeza ntitutabishyigikira ajyanwa twihutisha umunsi wo gushyingura ariko urumva njyewe nakababaro n'agahinda bitega urumva njyewe nagize agahinda twikoremo ahubwo dutangire dutekereze ukuntu umuvandimwe yashyingurwa bikava mu nzira kuko buriya no gutinza uzi icyo nari mbivugiye ibyiriya ngingo urumva agahinda umuntu afite ku mutima ntabwo n'umugore uyu mugore ahantu asigaye ukuntu asize umugore hanyuma maze rero ibintu byose twumvikane murabizi neza ko mwamwiboneye byarangiye amenyo yashegetse da nta nubwo bigeze bamupfunya n'amasamba oya yari gupfunwa nandese yapfuye yari kumwe n'umugore kandi twihutisha ishyingurwa rye batajya mu bintu by'amahoro sibyo ngewe ntababeshyi uru rupfu rwa kirimbuzi rumbereye nko kubonekerwa ngewe urupfu rwa kirimbuzi rumbereye nko kubonekerwa ngewe amafaranga urumva amafaranga nari murimo amafaranga nari murimo kari agakecuru bita perepetuwa k'umunwa karabimbwiye nigira nkaho nyine ntuhemukana urumva ngaragara nk'aho icupa rinaniye ariko karatirimutse ndarigotomera mvuga ni koma musozi ariko ejo bundi twagiye mu kizamaransi n'umukobwa n'umurosha wabitubwiye ko kandi ari we wamujyanye ariko uri igicucu ujyana irengenge kurusha kwandika izi gukora umushinga wari uzi ko wamutsinda wari uzi ko wagitsinda ntabwo nari nzi ko ari najya wakuriye irakamufatira inama urabizi urumva njyewe ndagira ngo mungarurire icyizere kugira ngo mbone imbaraga zo ibi bintu ntangirana n'abiborera ahangaha abantu nibabona nkomeje kuza bajya bavuga bati n'ubundi yaramufashije mu kiriyo urumva njyewe ntawe ntera ku mafaranga ntawe ntera ku ki njye ndaje nshinga amanaha urumva ku mugore barava ku kiriyo mukikira ariko nibyo urumva ni ukumuhoza ngiye mukikiye nta kindi kandi ntazagira ugi mu bintu bigira ibyanyu we n'ishati nanjye twumvikana twabyumvikanye ariko hatazagira umuntu nsakuriza ku ivatiri twumvikana ivatiri ni iya famiye kandi ubu turi famiye ubu tubaye famiye nakubwira ko nshaka gusimbukira ahantu wanyishyuza none si imodoka azajya munywa esanse nta kibazo ubundi se oya ntabwo nanone yajya kugira ahubwo ikintu ahubwo tugomba kugira uzajya udutiza nanywe esanse ntunze umugore we nanywe esanse n'injye umutunzi ariko uzasa naho ari warabikoreye wangu uzasa none se ugiye guhita uba nyir'urugo muri iyo miliyoni ntiwamwinjira se iyihe miliyoni we n'ubundi baragukeka gahambirwa miliyoni 80 se ubu njye nari mfite gahunda yo kuyimwishyura ndayafite imwe na 80 ugomba kudukoreramo agacupira ijoro cyose gitumye ndayafite se ubundi uzo mugambi ndayafite se wizana ibintu by'ubwenge hano bwinshi uretse apiga nzenze bose baragukoma ubundi umushinga ruwanjye na ndimbati nitwe twashaka kumubirindura twenyine turavuga tuti mudufashe kugira ngo apfe nta bimenyetso bisigaye mudufashe kubibuzima buriya kukimuza n'ubusambo kugenza abantu babiri biroroshye kurusha uko twebwe badukeka bane ntibapfa kudufumva nimutabyemera birameneka mureke tugabane urumva imodoka irahenze ahubwo tujye tujya inama twese tumere nk'aho dufasha none se reka nkubaze wenda
nsaba imana da Yeah. umushinga ntiwamenya amafaranga wenda iyo poroje azayikorera Njyewe nzajya We nkunda- nta- njye nzajya noneho nkunda umugore. urumva digidigi nzajya mutunga azatunga umugore kubera ko ntiyamupapa gusa nta kintu nzana. nta kintu azana urumva ko azasohora ni ukuvuga ngo rero ubwo nimba ari ubu niba ari serikeye serikeye mibonekeye noneho ziriya fanta nazo urumva zize hari umuntu mwibagiwe hari umuntu mwibagiwe kandi ujya witanga kandi twakoresha uyu musaza meribuyu cyangwa ni muvura reka muvura mbere niyo yaba twari twavuze muvura tubwire muvura. bereke tubwire nyiripinda aritanga kandi ajya atanga hanyuma imodoka iri mu mutware urabona ko izana n'indabyo twakoresha iriya izana n'indabyo korobiyari burya indabyo hari indabyo zayizana ariko hari n'izindi tugomba kugura nanjye nemeye igishyitsi cyo ku kiriyo pe harya wa muhungu ke point ntazi gukora ibintu by'imipira na yanadufatira n'amashusho uriya ni umudizayini ukomeye ni umudizayini ukomeye fatira n'amafoto yanadufatira nuza oya gukaraba nanjye gukaraba wabushinga ibintu wakicaye wabushinga ibyo kugenda wegeranya inkunga ukareba ukuntu turabikora bikihuta hose uranze imbere wakicaye hariya icara hariya mu bwoko cyangwa ujya inyuma hariya ntihari cyangwa ujya inyuma wayicara ngwino wiyicarire hano hanyuma n'ubundi ukunda mu inyuma rusengero turajya mu ruhe mu rusengero turajya mu ruhe arazutse se akimana ikora ibitangaza di abona atazutse si niwe mbona cyangwa ukuri ndumva nishimye pe Yewe data. kirimbu ni wowe uko kirimbu ni ukuri imana ihabwa icyubahiro pe mana ukuri ndumva reka nishimye pe mureke dushime imana pe ibi bintu ni byiza ni ukuri rwose twese ko mubona wa mugani ibintu bicika bigacika gutya mwabonye he abagabo bavuza impundu kabone koko n'umugabo ibi bintu si ibyo kwishimirwa ibyishimo umuntu ahubwo birimo urushe kirimbu ni wowe yo kirimbu zisha kugira ngo yaragushegeye ubu tegede pereza kugira ngo washegeye umugore wanjye ntabwo nabikora nabize umuvandimwe reka nkubwire mfite umugore mwiza uzi kubaka ibyo twese azi turabizi icyamuzanye azi inshingano z'urugo ntabwo ari ibyo mubwiriza uri kumva enda ngo umugore mwiza uzi icyamuzanye maze ugenda ukomeza ushege nk'uko numva wazamuye umujosi niyo ntuzayawe ngo uramushaka akira genda madamu ihute ihute fata ariko ni ukuri ntabwo fata akira umugore mwiza to yasipo karame kirimbu nta masezerano uzi twagiranye y'imodoka ku bihumbi 30 verisa ngaho eshanu uriya verisa se akira imodoka akira na siranse yayo na kontorore ugende naka nkaguhe ko nabaye umutwe se napfuye nda fatwa se maze uzagende gire tore baye umuhondo nk'intuza gusa urayariye rero urayariye kuko mpfuye ariko ku ngano yawe n'ibi bintu ufite ubu umuntu wakabubuze ku ntuza nk'izo ngizo haguruka ntabwo utebeza se ugeramo hano umugore wawe azazana amafaranga yanjye 1.5 miliyoni cyangwa umuryango wawe
uko uzabahamagara sinkumva zanyuma turi gusa Sabema kararame kabura icyo ureba umushinga se wanjyanye njyana ntabwo wari uzi ko ndakora kuba nawe utsindiye ntibyari bugushimishe ariko uri umunyabwenge rwose waransinze fata toragura aho ngaho ku mushinga urahayobewe ugenda ubabwire ko napfuye izina ryanjye barisibe hanyuma bashyiremo Nsabimana isobe bituka wagira ngo ni inyoni zirirwa mu rusenda bagiye rufumbirwa kirimba ariko imodoka ziba wowe abantu mungana gutya mwakabuze ubu muntu muri abantu kuko icyo abantu bamwe na bamwe ndi bacumuza ibintu ko nagashatse mukabyishimira hari umuntu umenya umugisha wundi twirirwa mwire papa sava umufuko ahagaze twagira ngo dushimisha abakunzi be inzozi nari nzanye ibiyagano oyapfundira twibere navyo ibiyagano ahubwo byabaye ibyishimo uri muzima se naba muzima se ko wanambwira nkadiha hano biragitare bimeze bite ko bireba uko natwe biradutunguye ariko umuntu ni muzima nije ntiyapfuye rero pfa njya heri ko no gusura ndi gusura se turazita inyagano urumva reba uko uzita abantu babuze ubumuntu ari abantu ari ukubona bagenda gusa barwanira iby'isi nk'aho hari urwanira umugisha wundi koko ubu tuzakora iki barabwira twiga ikinyarwanda nkabona bimwe biracyakigoreka ibyo byakivukiyemo none reba ngize ibintu ibyagize gute ubwo nuko utazi ibyabereye tubigenze dute sipe nimufungure twinywere none se kubyara agahinda bivuyemo umunezero papa sava icyabana we nusu kwinywera arazutsa se yigiye ubwo se bibona yigeze apfa zabaye rucaba ntabwo yapfuye erega no mu nzu harimo bajugunyemo banze uhereze bari abanzi bacu babanze bamwe abani mu rugo bahe bamwe ababona n'ikintu bakwiye rwose ni abagome ese mwatubwiye ibyo bahe bamwe papa sava kame n'imiriro baragenda bakaba kureka abantu bagenda bakarwanira imigisha y'abandi bagashegera ibitari ibyabo gushakira urufunguzo kandi nafunguye papa sava wakwicaye tukinywera bakagusobanurira ibyabaye urabona ntamira hereza Nsabimana hereza na diaspora ntabwo byoroshye ubwo nawe urashaka kujya kwa muganga banze bashira inzara wa mugani ntayo bakwiye ntayo niba banze bashira inzara oya no mu nzu harimo bajugunyemo nanjye ntimwinyibagirwe ndi mu nzu uretse wowe urava aho ngaho ariko umugore wawe aje uduha amafaranga yacu mu ntoki nataboneka turagufata bugwate avuga idahiye